Mwiriwe neza rero amahoro y'Imana abane namwe twongeye kubahereza ikaze hano kuri channel yacu Misa Catholic TV igamije kubagezaho rero amakuru agiye atandukanye by'umwihariko rero ijambo ry'Imana ndetse n'Evanjiri. Niyo mpamvu rero buri munsi tubagezaho ijambo ry'Imana, Evanjiri, amakuru avugwa hirya no hino muri Kiliziya Gatolika ndetse avugwa mu bijyanye n'iyobokamana ku isi. Uyu mwanya rero twishimiye tugiye kubabwira amwe mu makuru avugwa hanze impaka y'u Rwanda, by'umwihariko rero hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero umutwe wa M23, umutwe wa M23 wamaze gutangaza ko utazava mu duce wafashe, ndetse ukaba waratangiye gushyira bamwe mu bayobozi muri utwo duce wigaruriye. Ni mu ntambara rero cyangwa se mu mirwano iwuhuje na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya FARDC M23 ikaba yakoze inama ikomeye cyane uyu munsi ku itariki 31 n'imwe z'ukwezi kwa karindwi 2025. M23 yakoze rero inama ikomeye cyane ivuga ko itazava mu duce twose yigaruriye, ndetse ikaba igiye gushyiraho urukiko rw'ubutabera aho gukemura ibibazo mu mirwano. M23 ivuga ko rero ikwiye gushyiraho inzego z'ubutabera ahantu hose yigaruye kugira ngo abaturage bagire ituze n'ubutabera, gukoresha imbunda ndetse n'imirwano mu gukemura ibibazo. M23 ivuga ko rero igiye kubaka ibikorwa remezo bitandukanye bizafasha abaturage kugira imibereho myiza ndetse n'ubuzima ndetse no kubungabunga amahoro. M23 ivuga ko ari cyo gikorwa cyo gushyiraho urukiko, cyo gushyiraho ubutabera kizafasha abaturage kwikemurira ibibazo ndetse no kubona ubutabera bubakwiriye, aho kwihorera cyangwa se gukoresha imbunda cyangwa se imirwano. Bizakomeza nanone gushyiraho gahunda nziza y'imibereho myiza no kubungabunga ibikorwa remezo igiye kubakira abaturage. M23 ivuga ko rero igiye gukomeza kubungabunga umutekano w'abaturage, ibyo leta rero itifuza. Leta rero yewe na Felix Tshisekedi Chilombo ivuga ko M23 kuyirekura uduce twose yigaruriye ikaharekura, mu gihe M23 ivuga ko rero itazava ahantu hose cyangwa se mu duce yigaruriye. Inama rero yakoze inama ikomeye cyane irimo inzego za gisirikare n'inzego rero z'ubuyobozi butandukanye buri mu duce twose yagiye yigarurira, muri gahunda nshya rero yo gushyiraho urukiko cyangwa se ubutabera buzafasha abaturage kugira ubuzima no kugira amahoro. M23 rero ivuga ko abaturage batagira amahoro badafite ubutabera, ariyo mpamvu rero igiye gushyiraho ubutabera cyangwa se inkiko kugira ngo abaturage bajye bagira amahoro, ndetse igihe bagize ikibazo ubuyobozi bubasange maze gikemurwe mu maguru mashya. M23 cyakomeje rero n'ubundi gahunda yo kurinda abaturage no kurinda ibyagezweho. Ni mu gihe rero abaturage n'ubundi batuye mu duce M23 yafashe bafite amahoro kandi birata kubw'umutekano, bishimira umutekano mwiza ndetse n'amahoro arambye M23 ikomeje kugenda ibagezaho, ndetse ikomeje kugenda ibashakira ibisubizo by'iterambere n'ubuzima bwiza. Mukomeze mukore subscribe ndetse mukore na share, dukomeze kubana hano kuri Misa Catholic TV. Mu gihe rero ku munsi w'ejo tuzakomeza kuganira ku ijambo ry'Imana, tuzaganira ku Evanjiri izakomeza gufasha ubuzima bwacu. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza n'ijoro ryiza. Mwiriwe neza rero amahoro y'Imana abane namwe twongeye kubahereza ikaze hano kuri channel yacu Misa Catholic TV igamije kubagezaho rero amakuru agiye atandukanye by'umwihariko rero ijambo ry'Imana ndetse n'Evanjiri. Niyo mpamvu rero buri munsi tubagezaho ijambo ry'Imana, Evanjiri, amakuru avugwa hirya no hino muri Kiliziya Gatolika ndetse avugwa mu bijyanye n'iyobokamana ku isi. Uyu mwanya rero twishimiye tugiye kubabwira amwe mu makuru avugwa hanze impaka y'u Rwanda.